Komeza natwe mu kiganiro waramutse Rwanda tukaba twinjiye mu ngingo yacu ya mbere twari twigeze kubikomozaho ko turi buganire ku gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Hano muri studio duhaye ikaze Jacques Ngarukiye ni umuyobozi mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha akuriye ishami rishinzwe kurwanya ruswa. Reka tumuhe ikaze. Murakoze cyane. Nabonye nahoze ndeba ibijyanye n'ibi byaha mbona havugwa gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Ibyo bintu mbere na mbere bitandukaniye cyangwa se bisobanuye iki? Yego, murakoze. Nkuko mubivuze uvuga ngo dusubiye inyuma mu mibereho ya mbere abantu babanaga mu cyizere, umuntu akaba yatuma undi akubwira ngo Bazire jya Huye ngurishiriza inzu iri Huye. Yego. Ariko uyu munsi ntibikunda kuko uramubwira ngiye procuration ujye Huye kugira ngo abari Huye bashaka kugura iyo nzu bemere ko ari Jacques kugutumye nuko bufite urupapuro. Uvuga ngo mu isi ya none turimo nuko dukoresha inyandiko cyane kuruta uko dukoresha cya cyizere twajyaga dukoresha mbere. Ubwo iyi nyandiko rero abashaka gukora ibyaha bitwaza ubwo buryo bukoreshwa muri iki gihe nabo bagahimba inyandiko bigana. Uvuga ngo ashobora guhimba inyandiko yigana ibyo nyir'ubwite yashaka gukora, akaba dufata urugero nk'abagurisha kubw'uburiganya inzu z'abandi. Ariko umuntu ntiyabyita ko ari ukugurisha kuko aba yabikoze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Araje ahimbye icyangombwa kiri mu mazina cyari mu mazina ya Jacques agahimba igisa nacyo, noneho akagenda yiyita nyir'inzu akaba yagurisha. Icyo gihe iyo udashishoje wowe ugura ushobora guhita umwishyura amafaranga ugasanga uguze icyangombwa cyangwa se uguze inzu utaguze na nyirayo. Urumva mu nyandiko mpimbano hari uburyo abantu bazikora zirimo ubwoko butatu. Hari ukora inyandiko yigana inyandiko iriho. Avuga ati hari icyangombwa cy'ubutaka cyanditse kuri uyu reka nkore igisa nacyo. Hakaba n'ukora inyandiko ajya kubesha mu buyobozi cyangwa se ahantu hazwi hashobora gutanga ibyangombwa ibi bidufate wenda ku rugero ku murenge. Umurenge niba batanga icyangombwa cyo kirangamimerere uri ingaragu cyangwa se icyangombwa cy'amavuko, wakaza akavuga ati nari nkeneye kujya gufata amafaranga muri banki ariko baransaba ko ngomba kuba mfite sinyatire ya madamu, wenda ntibabyumvikanye. Icyo gihe icyo akora aragenda agasaba icyangombwa cyo gukora ingaragu. Madamu yamubwiye ati nta mpamvu yo kugurisha umutungo dufite, ndumva atari ngombwa, ibyo ni ukwishyura mu madeni. Ubwo akagenda agahimba agasaba umuyobozi akamubwira ati rwose mvuye mu kagari cyangwa mu mudugudu mfite icyangombwa ko ndi ingaragu, nyandikira icyangombwa akakimukorera. Urumva yabesha ubuyobozi bumuhaye icyangombwa adakwiye. Ni arubatse afite umugore ariko bamuhaye icyangombwa kuko yatanze amakuru atariyo. Ubundi bwoko bwa gatatu bw'inyandiko mpimbano ushobora kumvikana na wa muyobozi noneho wabizi neza ko n'ubundi wubatse akaba yagukorera icyangombwa ariko hari icyo wamuhaye. We murabyumvikanye, uwa mbere yakiguhaye ashingiye ku makuru atari ukuri, wamubesha arabiguhaye. Uwa gatatu we aguhaye icyangombwa mwabyumvikanyeho, ushobora kuba yabindi avuga ngo yamuhaye akantu kugira ngo amuhe icyangombwa. Urumva rero harimo ubwoko butatu. Hari babandi bahimba ibyangombwa bigana ibiriho. Hari abandi bagenda bagatanga amakuru mu buyobozi bakabaha ibyangombwa badakwiye. Hakaba n'abandi bagenda bakumvikana n'abayobozi bakabaha ibyangombwa n'ubundi badakwiye. Urumva ko ni bwa bwoko butatu bw'inyandiko mpimbano. Iyo mureba rero uko ubwo bwoko bw'ibyo byaha bimeze mu gihugu, mubona higanje ubuhe cyangwa byose bikorwa ku rwego rumwe? Byose bikorwa ku rwego rumwe kuko inyandiko mpimbano burya usanga ifata ku byaha byinshi. Hari dufata urugero wenda umuntu n'umucungamutungo mu kigo iki n'iki. Uko atashe nimugoroba arakuramo 100,000 muri yandi ashinzwe gucunga. Ejo akureho 200, ejo 300. Nyuma y'igihe zavuga ati audite niza nzabibazwa. Nta kintu rakora uretse kujya guhimba fagitire yabesha ibintu byaguzwe kugira ngo azasobanure amafaranga aho yagiye. Hari akenshi usanga no mu baturage hagati yabo bakorana amasezerano ariko umwe muri bo cyangwa se mu buryo batumvikanye akaba yahindura ibigize ingingo z'amasezerano. Kuko mu masezerano buryo mwanditse hari igihe ushobora kwandika wenda 5,000 undi yaza yongeraho 0 bikaba 50,000. Ingingo zimwe na zimwe ugasanga cyangwa se agasimbuza abantu bandi. Mwari mufite wenda ishyirahamwe koperative muhuriyeho
mukavuga ngo nyuma y'umwaka tuzajya tugabana amafaranga. Abantu bangahe bakicara muri koperative bagahimbira abandi bakabasinyira mu mwanya wabo, ugasanga basinye mu mwanya w'abantu badahari, bemeza ko inama rusange yateranye yemeza ko amafaranga bari bagezeho bagomba kuyagabana. Icyo gihe rero umva ko ya nyandiko irakozwe, ifite byinshi byahindutsemo, kandi uri ugiye kuyikoresha we ashobora kuyiha agaciro. Rimwe na rimwe hari naho usanga, dufata urugero rw'abacuruzi cyangwa se ababigana, ugasanga abantu bagiye bahimba za resi cyangwa se inyemezabuguzi. Umuntu akabesha ngo yaguze ibintu binibi, akasubira muri Rwanda Revenue kujya gusaba ko bamusubiza ya 18% ya TV. Ibyo bigenda bigaragara. Urumva ko mu nyandiko mpimbano bigenda bifata ku byaha byinshi. Ni ukuvuga ngo inyandiko mpimbano isa naho ari ikiraro gifasha gukora ibindi byaha. Ashobora gukora ibindi byaha. Nka bya bindi twavugaga, kunyereza umutungo, ashobora gufata inyandiko mpimbano akazicura kugira ngo abone uko atwara aya mafaranga, azabona ibisobanuro. Umuntu ashobora kuba yarashaka gupiganira isoko wenda ryo gukora umuhanda. Bamubwira ati rero kugira ngo ukore umuhanda Huye Nyamagabe, nuko utwereka ko hari ahandi wakoze umuhanda nk'uyu. Akagenda agahimba icyangombwa avuga ati dore nakoze mu karere ka Nyagatare umuhanda usa n'uyu cyangwa se umeze nk'uyu, akavuga ko icyangombwa yagihawe n'akarere ka Nyagatare. Iyo mukurikiranye rero usanga Nyagatare nta cyangombwa yamuhaye, nta muhanda yakozeyo, ariko kwari kugira ngo yuzuze dosiye ye imufasha kubona akazi. Urumva ko bijya no mu masoko, bikajya mu byaha byinshi. Yego. Uku gukora no gukoresha impapuro mpimbano cyangwa inyandiko mpimbano ni ibintu bisaba ubwenge bwinshi, bisaba n'imbaraga nyinshi. Biroroshye kugira ngo umuntu udasanzwe abikoramo, udasanzwe muri RIB, umuturage usanzwe amenye ko uru rupapuro rushobora kuba rurimo inyandiko zitari zo zahimbwe. Buriya rero niyo mpamvu dusaba tugira abantu inama yo dufata urugero, ugiye kugura inzu cyangwa ugiye kugura ubutaka. Buriya nta mpamvu yo kwihutira kwishyura amafaranga. Shaka amakuru mu kigo cy'ubutaka, ugenda ubabwira Basile arashaka kungurisha inzu, mundebere ese inzu yanditse kuri Basile, kuko ikihutirwa ntabwo ari ugutanga amafaranga. Mundebere iyi nzu niba yanditse kuri Basile babikurebere kuko baba babifite bakabiguha. Ariko akenshi usanga ibiza kugaruka mu bugenzacyaha basaba ko dukora iperereza, aza kubikora nyuma, yaramaze gutanga amafaranga, yaramaze kwishyura, hakaza umuntu umubwira ati reka da, iyi nzu ntabwo ari iya Basile. Ugasanga ibyiza nuko umuntu yagombye gushaka amakuru mbere, hari ibigo bibishinzwe bakaba bamuha amakuru yuzuye akabona gukora ya masezerano. Ikindi, iyo harimo gushidikanya cyangwa se iyo harimo kumva ko hari ibyo utumva neza muri ya masezerano, dufite ikigo gishinzwe kudufasha kugenzura imikono cyangwa se kashe na sinyatire biri kuri za nyandiko cya RFL, Rwanda Forensic Laboratory. Hariya aho biroroshye kuba bagenzura bakamenya ngo iyi nyandiko, uyu mukono uri kuri aya masezerano ntabwo ari uwa nyir'ubwite, kuko bafite uburyo. Iyo byandikishije imashini bigenda biteye. Iyo byandikishije imashini n'ubundi usanga amaherezo hari aho abagomba gusinya, kuko amasezerano yose hazamo za sinyatire, hazamo amakashi. Ese ubundi bino byaha tujya tubona ibyaha mukurikirana muri mu nshingano mugira nyinshi, mukavuga muti ibi ngibi tubimenyeyo, abaturage baduhaye amakuru, ibi nitwe tubyimenyera bitewe nuko tuba tugenza. Ibi byaha mubimenya mute? Mubimenya ari uko habaye skandale, tuvuge mu kigo runaka, mubimenya ari uko audite igaragaje ibyabaye mu kazi runaka. Ibi byaha kubigenza mubimenya mute? Hari uburyo bwinshi. Burya iyo abantu bakora iperereza bashingira ku makuru menshi cyangwa se ku byo bashobora gukura hirya no hino. Hari nk'uko wari ubivuze, hari amakuru dushobora guhabwa n'abaturage, abatugana akatubwira ati nyamara nabonye Basile uyu munsi ari gutwara imodoka mu muhanda kandi nzi ko nta perima agira. Mukurikirane neza murebe. Yaje gusaba akazi ku ivuriro n'iri, avuga ko ari umuganga kandi nzi neza ko atize. Urumva ayo ni amakuru dushobora guheraho tukaba twagira. Hari n'abakoresha ibyangombwa, buriya avuga ngo yize wenda mu Bubiligi, arashaka equivalence hano kugira ngo abone akazi. Yego, biroroshye. Icyo gihe akaza ashobora kubesha hariya mu kigo muri HEC babishinzwe, bakaba bamuha equivalence agatangira akazi. Ariko iyo tubonye amakuru nk'ayo, dushobora gutangira iperereza, tukabaza na hariya mu Bubiligi, tukabaza se Jacques ko afite diplome yakuye aho, yarahize. Urumva ko ibyo byose ni ibidufasha kumenya amakuru. Iyo ari inyandiko cyangwa se imikono, ibikumwe,
nabwo iyo harimo gushidikanya tujya muri cya kigo twavugaga kidufasha kugenzura kugira ngo baturebere ko ibiri genuine cyangwa se byuzuye ari ukuri. Ariko se ubundi amategeko avuga iki kuri iki cyaha? Kuko twakise icyaha abantu bose bamaze kumva ko ari icyaha, ariko ubundi amategeko ateganya iki? Ku cyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gifite ibihano, kuko dufite itegeko nomero 68/2018 rihana icyaha cyo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Nk'uko twabivuze, gifite igihano kiri hagati y'igifungo cy'imyaka 5 kugeza kuri 7, cyangwa se bagaguca ihazabu y'amafaranga miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ubwo ni ya kategori ya mbere y'abantu bahimba bakora bya bindi twavuze bagenda bacura ibyangombwa bisa n'iby'abandi. Noneho ku ngingo ya 277 iyo ivuga guhabwa kubw'uburiganya icyangombwa cyagiye wagiye ukabesha amakuru atariyo bakaguha icyangombwa udakwiye. Abagenda bagahabwa za diplome, bagahabwa permis, bagahabwa amapasiporo kandi batabikwiye. Icyo gihe igihano kiba hagati y'imyaka 5 igifungo kugera kuri 7 n'ihazabu ya miliyoni 1 kugera kuri miliyoni 3. Naho guha umuntu inyandiko adakwiye guhabwa byo bifite igihano kiri hagati y'imyaka 3 kugera ku myaka 5. Ariko iyo bikozwe noneho n'umukozi wa leta w'igihano kiri hejuru cyane, kiva ku myaka 5 kugeza ku myaka 7 uri muri gereza ufunze. Urumva ko iyo myaka ni myinshi cyane. Kandi na bya bindi twavugaga, iyo hari inyandiko mpimbano zagufashije wenda kunyereza umutungo, zagufashije na bya bintu byose wari wagezeho birafatirwa ukanabyamburwa. Urumva ko n'ubundi nta nyungu mu gukora icyaha, kuko amaherezo urafungwa na bya bindi wibeshaga ko wagezeho ukabyamburwa. Yego. Aba hari cases mwagize zikarangira mukavuga muti uyu nguyu wenda hari umuntu ushobora gutanga amakuru bitewe n'uko afitanye inzigo n'umuntu cyangwa se bafitanye nk'ikindi kibazo, uratubwira niba hari cases mwigeze kwakira z'abantu babeshyeye abandi, cyangwa se niba hari n'izindi cases mwagize noneho bikarangira niba ari nk'igihugu runaka kibimye amakuru? Izo cases zibaho cyane, kuko urumva twakira amadosiye menshi anyuranye. Hari abaza umuntu ashobora guhimbira undi, burya mu iperereza ni nacyo bimaze, kuko ntabwo ureba gusa ibimenyetso by'abantu bavuga ko bashinja uyu ko yakoze icyaha, ureba no ku rundi ruhande. Uravuga hari umuntu ushobora kuza avuga ngo amasezerano twakoranye n'uyu ntabwo ariyo, dore hari ibyo yahimbye. Iyo abihakanye mushobora kujya muri cya kigo twavuga kidufasha kugenzura ko iyo mikono ariyo, bagasanga mu by'ukuri sinyatira hakanarize, avuga ati arabesha ntabwo twaguze iyi sambu. Bajya kubipima bagasanga niwe wasinye. Urumva icyo gihe bya bindi yatanze nk'ikirego abesha ko atagurishije biragaragaye. Kuri ruhande rwa kabiri biri yarubajije, hari ubwo wamugane byose biterwa n'uburyo abantu baba babanye, ibihugu uburyo bikorana. Hari abihuta mu kuguha amakuru, hari abatinda gutanga amakuru, hari n'abatayaguha. Byose urumva ko haba harimo n'ubushake bwa politike n'iki kugira ngo mufatanye. Ariko akenshi kuko duhuriye mu muryango wa Interpol, amakuru dukenera baradufasha abari mu bindi bihugu, cyangwa se nabo ayo bakenera inaha tukabafasha kugira ngo bya bibazo bya kese twahuye nayo tube twabikemura. Nkurikije ukuntu numvise impapuro mpimbano zikoreshwa ni mu byaha byinshi. Ariko wagarutse ku kintu cy'amasoko, iyo mureba ni ibyaha biri mu nzego za leta cyane cyangwa biri no mu nzego z'abigenga z'abikorera? Biri cyane cyane aho kese dukunda kubona n'iz'abantu ku giti cyabo, abaturage cyane ku masezerano. Rwose baraza ugasanga umuntu avuga mu masezerano ntabwo nemera ko twayakoranye, ibikubiyemo ntabwo ari byo, umuntu yadutwaye amafaranga twumvikanye ibi, ahimba inyandiko zisobanura ibyakozwe. Ariko no mu masoko biraboneka, usanga cyane cyane nk'ibyo twavugaga ko iyo ushaka gupiganira isoko bagusaba icyangombwa kigaragaza ko niba ufite uburambe kuri iyo mirimo ushaka gukora. Icyo gihe nabwo izo kese ziraboneka. Ahandi bigaragara cyane ni muri ibi mu misoro ya Rwanda Revenue. Usanga abantu rwose bashaka kunyereza umusoro, akabesha ngo yaranguye wenda ibicuruzwa ibi n'ibi ku mafaranga ya nayo. Urumva ko abafite icyo agamije kunyereza. Cyangwa se ugasanga n'abandi na bya bindi twavugaga bashobora guhimba izo nyemezabwishyu zitanabayeho, nta bintu yaguze, akajya kudekarara ko bagomba kumusubiza TV. Usanga biri henshi. Mu myaka yashize wabaga wumva amakuru nk'ayo ngayo, ukumva ngo
ngo uriya ngo yafatanywe ngo perimi y'indyogo yego cyangwa ngo yafatanywe ngo diplome y'indyogo. Abatuye mu biryogo bambabarire sibo bose ariko n'imvugo yahavuye bivuze ko hari abantu babaga biganje muri ibyo byaha. Ubu ngubu iyo mureba mubona ari ikihe cyiciro cy'abantu biganje muri ibyo byaha? buriya muri iki gihe ubona urubyiruko cyane cyane urubyiruko usanga buri gihe hari abifuza bwa buzima bworoshye, hari abifuza kuba bajya ngo i Burayi bajya muri Amerika niho bazabaho neza, ugasanga bamubaza kuko hariya bamusaba ibyangombwa, urashaka kujya muri Amerika ariko se ufite umutungo ku buryo twakwizera ko niba ugiyeyo uzagaruka, akagenda agacura cyangwa agahimba ibyangombwa bya historique ya banki bigaragaza ko afiteho miliyoni 5 cyangwa se amafaranga ya nayo. Akenshi usanga urubyiruko rubifatirwamo, cyangwa se arashaka akazi akabona ibyo asabwa diploma asabwa ntayo afite, ugasanga arabeshe ngo yize aha n'aha agacura icyangombwa akaza agira. Kategori y'urubyiruko cyane niba usanga muri bya bindi byo gushakisha ubuzima, muri bya bindi byo gushaka kubaho nk'aba bandi bajya kugurisha imitungo y'abandi kandi atari yabo, barashaka gukira vuba kandi batavunitse. Abo bose usanga bigaragara cyane cyane mu rubyiruko. Hari ukuntu twajyaga tubona abantu bakunda gufatirwa muri ibyo bintu, cyangwa se wakurikirana ahantu ugasanga byiganjemo abanyamahanga muri ibi bihugu duturanye, ukabona aribo bantu bameze nk'aho batambutse muri ibyo bintu, bazi amayeri menshi yo kubikora, ukabona abanyarwanda ni bake. Uho bihagaze bite? Aha kubera amategeko yacu n'uburyo ibintu bikurikiranwa, ubona abo banyamahanga ntabwo ashobora kubikoresha ari iwabo, ariko kuza kubikoresha inaha mu Rwanda ntabwo, kuko byanze bikunze arafatwa, kandi yafashwe hariya ho birorosha, hari ubwo afatwa akaba yatanga na ruswa bakamureka ntibigire ingaruka, ariko hano iyo afashwe byanze bikunze agomba kujyanwa muri gereza kuko ibyo aba yakoze n'ibyaha, ku buryo ubona batinya cya gihe. Hari igihe bajyaga bava ngo ukeneye icyangombwa cyose urajya mu birere bakaba bakiguha. Urumva ni quartier ziba zizwi ko zikora amanyanga nk'ayo, ariko ubu nta muntu, abanyamahanga ni bake bagira, ariko natwe urubyiruko rwacu rutangiye kujya rwifuza gukira vuba. Bya bindi umuntu arashaka kugera ku mutungo uyu n'uyu ariko akumva yakoresha uburiganya cyangwa se yamanyanga kugira ngo agere. Impamvu mbivuze ni uko nabonye mu mpera z'icyumweru gishize hari umunyamahanga mwafashe wari warakoze ibyangombwa nk'ibyo ngibyo, ariko ukabona ko yananyuze no mu nzego, aragaragaza ko yanyuze mu nzego za leta ya RDB yaba hehe, afite sosiyete ikora ibi n'ibi, ariko ugasanga ni icyaha cyambukiranya imipaka. Bigenda bite kugira ngo umuntu nk'uriya mumenye? Ni bya bindi twavugaga ngo ubufatanye n'izindi nzego cyangwa n'ibindi bihugu, kuko hari ibintu ashobora gukora ahereye mu gihugu cyabo akaza n'inaha akabikomeza. Icyo gihe iyo habayeho tubashe kugira amakuru duheraho wenda kugira ngo dutangire iperereza, biroroshye kugira ngo tubaze n'igihugu avamo cyangwa se n'aho yahereye, ko byaha by'inyandiko mpimbano twavuga ko byambukiranya n'imipaka cyangwa se bikora ku byaha byinshi. Twagaragaje ko ari ni nk'ikiraro gifasha umuntu kugera ku bikorwa byinshi cyangwa se bibi. Icyo gihe rero biratworohera iyo tubasha gukorana n'ibindi bihugu kugira ngo dutahure ba bantu bakoze ibyaha. Akenshi iyo umuntu asigaye ajya kugura umutungo cyangwa se akeneye izo bulletin n'ibindi bitandukanye, agasabwa ko agomba kuba afiteho kashe n'umukono wa noteri. Dusigaye dufite noteri prive. Noteri prive akenshi uragenda ukamushyira ibintu tuneje gusinyisha, atafata kashe atavuga ati uranyishyura gutya, nta kindi kintu muvuganye. Kuba dufite noteri prive bangana gutya no kuba dufite urubyiruko rushaka gukira muri ubwo buryo bwihuse, muhuza mute no kuba bishobora kuba bikiri inzozi kurwanya burundu gukoresha no kugira impapuro mpimbano, inyandiko mpimbano? Buriya bidusaba twese ko tugomba gushyira hamwe tugafatanya. Urumva niba ari noteri ushaka kunotifiya ibyangombwa ibi n'ibi, ni ngombwa ko banza gukurikirana gushishoza, nawe asa n'ukozeho iperereza gato. Ntabwo umuntu akuzanira icyangombwa akubwira ngo sinyira gusa atari kumwe, tuje guhererekanya ubutaka, wenda ubutaka bwanditseho abantu babiri, ukaba wasinyira umuntu umwe uje adafite n'ikindi kigaragaza ko wa muntu wa kabiri yashyizemo ubushake. Ni ngombwa ko abo bantu bose dufatanya tukareba ngo iki cyaha
ko gifite ingaruka zikomeye kandi ari kibi gifite gisenya sosiyete turimo, kuki tudashyira hamwe? Niyo ngo ari noteri wabikoze muri bwa buryo nyine yagize icyo ahabwa akaba yakora ibinyuranyije n'amategeko arahanwa. Ntabwo baba bari hejuru y'amategeko, nabo barahanwa. Ariko icyo tuvuga hano ni uko abantu bagomba kumva ko ibyo bakoze bagomba kubivunikira kugira ngo bagere ku bukire bifuza. Nta mpamvu yo guca ku ruhande ngo ujye kubeshya amakuru atariyo cyangwa se gutanga gusaba icyangombwa udakwiye ngo ari bwo ugera ku mutungo wifuza. Yego, hari igihe abantu wenda baba bakorana n'abandi muri rya cungamutungo avugaga, akaba yatanga amakuru, ariko wenda mu gihe atangiye kumenyekana ko yatanze amakuru bitewe n'ahantu akora akaba yakwirukanwa. Ni iki gishobora kwica iperereza ku buryo mudashobora kugera ku butabera ku muntu wakoresheje cyangwa se washyizeho inyandiko mpimbano? Buriya rero iperereza, nubwo tuvuga rya perereza ry'ibanze, rikorwa mu ibanga. Ntabwo burya dosiye gutangira kuvugwa ku mugaragaro iyo byageze mu rukiko. Ariko iyo tugikora iperereza ry'ibanze ni ukuvuga ngo uriya waje gutanga amakuru arakubwira ati nyamara nubwo nje kubaha amakuru ariko mfite impungenge ko bashobora kungira nabi cyangwa kunyirukana mu kazi. Icyo gihe ubugenzacyaha bumucungira wa mutekano we, bukamenya uburyo buri gukora iperereza wa muntu atagaragaye, ku buryo amakuru nyayo iyo amaze kugerwaho n'ubundi babandi yatinyaga ko bashobora kumugirira nabi bikagaragara ko baba bakoze bya byaha bakurwamo bagakurikiranwa. Icyo gihe urumva ko wa mutekano we abawubonye. Nari ndimo ndeba rwa rugero rwa munyamahanga mwavuze ko ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro. Iyo ureba icyangombwa yakoreshaga cya RDB ukajya kuri nimero za telefoni, handitseho agateranyo 250 karindwi ebyiri 8. Nimero ntibaho mu Rwanda, ku buryo wari kureba icyangombwa wenda ukagira amakenga. Mugira inama ki abantu kugenzura ibyangombwa nk'ibi ngibi? Ubona ko biragaragara ko handitseho nimero itabaho mu Rwanda, kandi yatangije akateranyo 250 ko ari nimero zo mu Rwanda. Izi ni detaye abantu bashobora kuba batagenzura. Mwagira inama ki ku bintu nk'ibi ngibi? Inama twagira abantu, burya iyo umuntu akora icyaha ni nk'ibyo bavugaga, ntabura trace, ntabura akantu gashobora kumugaragaza. Urumva atanze numero zitari zo mu Rwanda kandi avuga ko ari inyarwanda. Icyo gihe uriya utanga ibyangombwa, niyo mpamvu navuga ngo tugomba gushishoza. Uwo muyobozi ushinzwe gutanga ibyangombwa akurikirana neza, ashaka amakuru nkuko wa muturage nawe turi kumusaba mbere yuko agura umutungo uyu n'uyu, abanza gushaka amakuru mu nzego zibishinzwe. Nk'iyo nomero urumva witonze ukareba ku cyangombwa cye yakoresheje asaba, ukabona harimo nomero, uramubaza ati iyi nomero ko mbona atari inyarwanda kandi ugaragaza ko ari inyarwanda bite? Biroroshye, icyo gihe uramufata akiri hahandi ukaba wahamagara inzego zibishinzwe. Ariko iyo utitonze ngo bikurikirane, niyo mpamvu dusaba abantu bose ko mbere yuko batanga ibyangombwa bagomba gushishoza, bagatanga icyangombwa azi neza ko kivugisha ukuri kandi kirimo amakuru yuzuye. Ababikora rero nabo turabagira inama yo kubireka, kuko ntabwo mu byaha ntushobora kuhabonera ubukire nk'uko abantu babitekereza. Uriba none ukibejo, ariko ejo bundi ugafatwa. Bya bindi wibeshaga ko wagezeho ukabyamburwa cyangwa se ukajya no kurangiriza ubuzima cyangwa mu buzima mu gihe. Yvonne yakomoje ku bantu bakora amakashe, ese aho ko tujya tubona amakampani akora amakashe ariya yo muyizera mute ku buryo kandi kampani zivuka buri munsi? Ni abantu bikorera, ni abantu bafite uburenganzira bwo gukorera mu gihugu, ariko bashobora kuba indiri y'abakora izo kashe nyine. Urumva buriya kampani zikora ziba zifite ibyangombwa, zasabye ibyangombwa nk'uko tubivuga, ziranditse. Mu gihe cyose bizagaragara ko muri ya kampani, nk'uko twavuga ngo hari umuyobozi watanze icyangombwa n'ubundi adakwiye kugita, yagihaye utagikwiye, icyo gihe ni ukuvuga ngo kampani ifite ibyangombwa biyemerera kuba yakora ayo makashe, ariko nayo igomba kubikorana ubushishozi kandi ikanabikora neza. Iyo bigaragaye ko yabikoze nabi, ababikoze barakurikiranwa nk'uko twabivuze n'ahandi. Uretse iyo kampani, n'undi wese watanga icyangombwa kutagikwiye, icyo gihe niba bigaragara ko yafatanyije nawe, arahanwa nawe.
urumva hanyuma hagati aho ngaho wavuze ko iki cyaha ari icyaha gikunda kuba ikiraro cy'ibyaha byinshi. Hari umuntu uri munsi y'icyo kiraro utazi ko icyo cyaha kirimo kiramuca hejuru, uwo nguwo we haba hari amategeko amugonga? urumva kugira ngo icyaha kibeho burya haba harimo element eshatu. Bivuga ngo hari igikorwa cyakozwe, hari n'ubushake, noneho hari n'itegeko riteganya cya cyaha. Bivuga ngo ibyo bitatu iyo bihuje nibwo icyaha cyitwa ko ari icyaha. Ariko niba hari ibintu byakozwe wowe utabizi cyangwa nta bushake wagizemo, icyo gihe urumva ko mu bagomba guhanwa wowe ntabwo urimo, kuko hari ibibura. Hari abashobora guhimba icyangombwa wenda bakakikwitirira ariko utabizi. Yego. Cyangwa se umuntu akaba yanyereza wa mutungo yiba wowe utabizi, ugasanga niba muri mu kigo muri batatu abashinzwe kugenzura ko inyandiko zuzuye, ukaba wakwizera ko mugenzi wawe yacekinze yabirebye neza, ukaba wasinya, ariko we afite gahunda y'uko amafaranga nasohoka ari buze kugira kwe. Icyo gihe barareba ese wari ufite ubushake, wari ubiziranyeho n'uriya wabikoze. Niyo mpamvu mu cyaha burya ibya bikorwa bitatu bigomba kuba bigaragara: igikorwa cyakozwe, ubushake kuba gikoze, n'itegeko ribiteganya. Urumva ko byose bigomba kuba byuzuye. Dusoza Jacques, hari ibyaha tujya tubona biza navuga ngo ari inzaduka bitewe n'uko isi iteye, hari ibindi byagiye bigabanuka, hari ibindi bigenda byiyongera byari bisanzweho. Iki cyaha cyo mukibarira hehe? Ni icyaha mubona kigenda kiyongera cyangwa kiguma ku rwego rumwe? Iki cyaha cyo ubona kiguma ku rwego rumwe, kuko ntabwo ari cyadutse nonaha, kuko ntekereza ko gishobora no kuzagenda kinagabanuka, kuko turagenda dukoresha ikoranabuhanga. Izi mpapuro ntizikiri ngombwa kuzigendana ngo ube wazana icyaha, ahubwo uraza muri sisiteme bakakurebera icyangombwa. Urumva ko hari uburyo gishobora kuzagenda gicika. Ubu biracyahari kuko tugifite ibyangombwa turimo gukoresha byanditse n'intoki, umuntu akaba yakwigana sinyatire y'undi, ariko ubu biragenda biba informatize ku buryo umuntu usanga byoroshye kuba wabona amakuru cyangwa se wabona ibyo ukeneye byose hatabaye izi nyandiko. Yego. Reka dusoreze hano, dushimire cyane Jacques Ngarukiye, n'umuyobozi muri RIB kuri ishami rishinzwe kurwanya ruswa. Mwakoze cyane kubana natwe. Mwakoze cyane.